cyakijijwe abantu bakijijwe na NGOs nk'urugero murumbwe mutini tuwibagiwe ugomba kuba wibagiye hari kanaka arahanga cyangwa se mumbwire ngo hari wakijijwe no gusabiriza kandi ukabona gusabiriza usabiriza ntabwo bimuteye isoni ahubwo ari entitled twe dusabiriza nk'abantu who are entitled kuvuga ngo gusabiriza n'usaba ndetse ukamureba igitsuri nkaho hari icyo agomba kukwishyura cyangwa hari impamvu agomba kuguha ibyo aguha ibyo abayobozi twicaye hano tubyumva dute tubisobanura dute ikibazo ni iki icyo kibazo tutagisobanukiwe cyangwa tutahora dushakira umuti tugitekereza tukiganira niba ibindi byose tuvuga cyangwa dukora cyangwa tuganira biba amagambo gusa cyangwa se bikuvana aha bikakugeza aha wagombaga kuba ugeze hariya ariko kubera ko ubusa ntacyo bugutwaye uzahora aho ngaho byanze bikunze rero umuti wabyo si ntabwo muraza kumfasha namwe mumfashe ku buryo butandukanye ubwa mbere mumbwira atari ko wowe uravuga ibiki ko tutanabyumva ibibazo byawe wumva ufite mu mutwe ko tutabifite munyereke impamvu rwose ndabakurikira ndabumva ndajya mu nzira yanyu cyangwa se mubiye mutari ko impamvu ni iyi ngiyi ariko nabwo ndaza kongera nkubaza ikindi kibazo impamvu niba muyizi ariyo ngiyo mushobora kuba muvuga yaba impamvu imyaka 50 imyaka 60 gute igahora ari impamvu buri gihe cyose utabona aho bizagarukira yashoboka gute nitutabisubiza ibi byose n'ibindi byose dusanzwe ni uguhura ni ukuganira ni ukwishima ni ukurakara ni ukubabara gusa tugahora turi muri ibyo ntidupfuye ntidukize twibereyeho dutyo kandi tubayeho mu mutima wacu tukumva ko tubayeho neza ndetse yakomeza twageze ku ndunduro twashobewe tuti ni ibya Nyagasani tukabitura Imana iyo nzira tuzi kuyiyoboka rwose ibintu tukajyaho ni ubwo icyo bivuga ni ukuvuga ngo wivanyeho responsibility wishyize ahandi hantu tutanazi cyangwa tutanabona kuko ntiwavuga ngo ni iyanjye cyangwa ni akanaka cyangwa ni akanaka kuriya niyo mpamvu rero uhita kuri twe rero dufite iby'umwihariko nk'abanyarwanda ni Nahimana bande ni Imana parapara gusa nzabona Imana nzahima mbituye Imana bigakomeza mu mazina y'ikinyarwanda kuri buri 17 ni aha Nyagasani ni aha Prime Minister
inshuti wanjye ari hano ni Ngirente nuko ibyo hari ubwo bibwira ngo byabaye kera cya gihe abantu batarajijuka neza, ariko n'ubu umwana wawe aravuka ukamwita Nzagirane, Nzakugirane, cyangwa Nkuragije Imana, cyangwa burya ibyo byerekana mentality. Yes, wowe ni nkaho wivanyeho responsibility, wayigize iy'Imana. Ariko Imana yo, Imana turayigondoza. Imana yaraturemye, iduha ubwenge, iduha igihugu, ndetse twashaka tukagisenya, ariko warangiza ugasaba ko yongera ikaguha kongera kucyubaka. Yaraguhaye, wakoze ibyo ngibyo nk'uko rwose mumbwire iki turimo ni iki. Muze kumbabarira, nze kubaza abantu bamwe mumfashe, kuko abantu bamwe muzobereye mu bintu byinshi hano. Kugira ngo tugire ikiganiro cyihuta tuze kubigira bigufi, ariko reka mbere kuri Olivier. Ibyo nabyihoreye. Yashatse aho abihungira, ariko ndamwihoreye. Ahantu ujya hose, ibihugu byose ugiyemo, abantu uhuye nabo, musanga ikibazo cyacu. Reka wenda mbivane ku Rwanda gusa mbigere ibya Afurika. Abanyafurika ikibazo dufite ni iki? Ni kamere, niko twaremwe, ni iki kibazo? Impamvu abantu twari kumwe mu myaka 50 ishize ku rwego rumwe, 60, bo bagiye, twe tugasigara muri ni iki? Magambo make mbwira gusa, niba utanumva bigutwariye umwanya kubitekereza, nta kibazo, nta mwenda, uzaba ubimbwira, uzanyohereze message ubwire turasaze. Murakoze, Your Excellency. Ikibazo abanyafurika dufite ni ikibazo cy'imico mibi ijyanye n'imiyoborere, natwe tukageza aho tukumva ko ariko tumeze, ko ariko tugomba guhoraho, ku buryo niyo bakoroni baradusigiye ubukungu bugeze ku rugero runaka, ugasanga nyuma yaho ahubwo igihugu gitangiye kumanuka mu by'ubukungu, kuko hari ruswa, hari kutumva yuko igihugu ari icyacu, ko tugomba kwiteza imbere, ko tugomba guhora mu bukene, ku buryo ndetse hari n'ibihugu bya Afurika biba graduated bikava muri bya bihugu bikennye bya LDCs, byagiye mu cyiciro cyisumbuye, ahubwo bikajya kurobinga ibindi bihugu ngo tubyange, ngo bashaka kuguma bakennye, kuko nibazamuka bazishyura amafaranga menshi kurushaho muri UN, bazagira avantage batari bafite, avantage bari bafite bagiye kuzitakaza, ku buryo rero usanga hari ibihugu nk'ibyo ngibyo byumva ko avantage ubwo zikaba ari izihe? Avantage yuko babahera ibintu busa, babahera ibintu busa, bacuruza ku busa, ntihagire, bakumva ko ariko bagomba guhora bameze, ntihagire n'iyo pride yo kuvuga yuko no kuva mu bukene ari ikintu cyiza, kandi bagomba kubishyiraho the means yo kugira ngo badutere imbere. Ariko se nk'ibyo, hari isomo dukeneye ku muntu uwo wese, ubukene, kumenya ububi bwabyo, buriya tugomba kubyigishwa, aribwo turimo. Waba urara ubusa
ukagomba kwigishwa ukuntu inzara iryana. Hari ikibazo ariko kuri twe giteye ubwoba. Okay, asante sana. Charles Murigande, nguheruka kera, reka nawe wakoze muri Foreign Affairs, wahuye n'abantu wabaye muri Amerika, wabaye banye n'Afurika benshi n'Abanyaziya bose. Akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa, dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi. Tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Nicyo Olivier yavuze, mu by'ukuri buri impamvu banga ko bagraduating ni ukugira ngo bakomeze babone ayo mafaranga basabiriza atagera kuri ba bandi babakene, bayasabirize bayitwarire kuko ntibakunda abo bayobora. Mbona ari cyo kibazo gikomeye. Abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last. Ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afurika kinini. Barya fast and alone. Bonyine. Bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari, kirumvikana. Ariko kitumvikana still, nubwo nemeranya nayo rwose kubyuvuze. Kuki byaba kamere y'Abanyafurika y'Abanyarwanda gusa? The explanation is valid, yenda yumva. Ariko jese numva the uniqueness, impamvu cyaba icy'Abanyafurika cyangwa icy'Abanyarwanda. Ntabwo ndacyumva, nicyo ntekereza nkashakisha sinyumve. Ariko cyo byitekereze nta kibazo. Ibyo biragoye kubisubiza. Yenda twaza kubaza Leo Mutesa ugira genetics akabitubwira. Arahari? Hari ahantu yicaye hariya. Nagerageze. Ahora yiga genetics ashobora kugira icyo atubwiraho. Aka kantu ka genetics gashobora kuba karimo. Wakoze, Your Excellency. Nibyo koko twese abantu ku isi, abazungu n'Abanyarwanda n'Abanyafurika duhuza koko genes, duhuza turemangingo ndangasano. Ariko uburyo habaho expression cyangwa se uburyo bitanga icyo bijyanye ko bitanga biratandukana. Ku bigendanye n'ikibazo koko nk'uko mwakibazaga, biragoye kubihuza na gene. Ahubwo hazamo n'ikintu cyitwa environment cyangwa se uburyo umuntu abayemo, aho abantu babaye. Nibyo twahoze tunavuga mu kanya byitwa epigenetics. Hari ibyo utavukana ukabigirwa nuko ubaye muri environment, none bigatanga icyo kintu. Nature and nurture. Yeah, of course. Yes, ariko still nabwo there is a question around that. Hari ikibazo kuri ibi. Environment tubayemo ubundi should spoil us. Yarikuye kuba the environment ntabwo, it's not so challenging. You can see it the other way, whichever way. Mvuge nk'u Rwanda. U Rwanda amateka tunyuzemo, hardships tubonye, ibi byose byatubayeho. Ubundi those hardships should have taught us a lesson. Kuba ngo duhaguruke, you have to survive. Hari instinct ya survival. Yes. That does not apply to us. Then actually hari environment nziza nayo tuba dukwiye kuba twa-exploiting ahubwo nabwo ikatuma twagira icyo dukora.
kuba dufite imvura ibonekeraho turagera no gushakisha irrigation cyangwa ibiki nabyo birakenewe ariko bizaza hanyuma imvura irahari ihagije hari byinshi nk'abanyafurika abandi bo ubutaka bwuzuye ubukungu ahubwo abandi baraza bakiyorera bagatwara ukumva rero environment nayo imibereho yacu vis-à-vis environment defeats logic niho ikibazo kibera ingutu naho ubundi whichever way you look at it niba ari environment ku buryo zitandukanye zishaping abantu actually environment dufite zitandukanye zikwiye kuba zidushapinga one way or the other. In fact nitwe dufite choices nyinshi zo guhitamo ibintu byo guhitamo byinshi kurusha n'abandi ariko nabyo turanga tukabinanira ni ikibazo ibya genes tubishyira uruhande byiki ariko harimo ka doze kabyo nako I don't want to rule it out. That's a discussion for another time. Ndacyashakisha imyumvire ni iyihe hari abanyamadini bari hano badufasha abapasitori hano cyangwa abapadiri cyangwa dufashe tuvungurireho n'agake nibura baba bafite ikibazo cyacu kibaye cy'amasengesho gusa twisengere tutegereze icyo Imana izaduha nuko murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika gusenga ni byiza ariko bijyana no gukora ikibazo rero mbona kiri muri Afurika utabona muri Aziya cyangwa ahandi mbona ari uko abakoloni batwambuye iki tugize icyo twari cyo natwe turabyemera icyo gihe rero nibo banyumvishije ko ntari umuntu wuzuye nkabyemera nzajya mu bitekerezo bye antekerereze afatira ingamba nkora ibyo ashaka ninshaka gukora byanjye bavuge ko bituzuye nanjye mbyemere nabyo ni byo nyine mbona Afurika ari aho yaguye ariko twemerera iki nicyo ntarumva agiyewe twemera dute kandi tukemera twese kuko turatandukanye ibyo navugaga turi abantu batandukanye bafite ubushobozi butandukanye bafite imyumvire ubundi iyo tubihuje bikwiye kutuviramo igisubizo cy'ibintu bimwe twese twahurira ku kwemera uko batwangije gute twabihuriraho dute rwose mumbwire twabihuriraho dute ku buryo tubyemera baraturimbuye baratwishe turemera okay nabyo bifiteho bishingiye sinzi asante sana sinzi niba hari undi wadufasha inde ariko ikindi rero navuze kudufasha navuze ukuntu dutandukanye iki niba ari n'amadini dufite atandukanye niba ari uburezi education bitandukanye kandi birimo ibintu bundi bizima ariko hari n'ikindi ntakwiye kwibagirwa hanyuma nkaguha ijambo ubu bisigaye ari abakuru abasaza nkatwe ari abato nabo ugasanga ni inzira imwe ibyo byo ni ibiki ubundi twahoze tugira ngo urubyiruko ruje urwo rurabitunganya barangiza ubu noneho hagiyemo n'ibindi ntumenye rwose noneho n'icyo ari cyo dufashe
urakoze nyakubahwa perezida. Akeka ko ikibazo kiriho koko, ariko umuzi wacyo ni uko hari uko abantu badushatse bakanatugira natwe tukabyemera. Yes, ariko aho niho ntarumva. Numva rero aho ngaho kugira ngo ari Nsengimana ari jye kwanza n'uwasenze Imana arasa nkanjye utanayisenze. So byose ikibazo cyabaye iki? Ikibazo ni uko tutemeye ibya mbere y'uko batugira, kuko ntabwo twahoze tumeze dutyo. Twese twanyoye, baduhaye, baradutamitse, twese tugendera. Oya, ikibazo ni iki? Numva nge, kandi niyo mpamvu n'u Rwanda rutangaza, ni uko igihe cyageze mu Rwanda tukavuga ngo oya, dufite n'ibyo se ndabyemera. Yego, wenda ntibiragera mu icumi abavuga ngo ya ni 3. Ariko niyo nzira. Ariko kubera iki? Erega iyo nzira hari impamvu. Impamvu za mbere ni uko twibwira yuko bariya hari ibyo bafite baturusha kandi tudashobora kugeraho. Urabigira ikintu kiri aho kiri complicated ngo batugira cyangwa twibwira. No, ni mwebwe nyine. Sobanura, wowe urinda kubyemerera iki? Aho rero numva nge dufite imbaraga ubundi, buri muntu, ariko noneho igihugu n'abaturage b'igihugu bishyizemo imbaraga bafite n'ubundi, bakavuga ngo ibyo ndabyanze. Bishyizemo imbaraga, iyo ni theory. Ndavuga bate. So let's talk about how and ni ukuhaguruka ukarwanya bya bindi. Ni uguhaguruka ukabirwanya. Noneho ukiyemeza yuko n'ubundi ntawe wakugira, ugomba kwigira. Ugomba kwigira kuko bigomba gutwara imyaka ingahe kugira ngo tubyumve? Ubundi bigomba kwihuta. Iyo wabyumvise birihuta. Okay. Dr. Biruta, wadufasha? Give us your take on that. Murakoze, Your Excellency. Ntabwo nzi neza niba ngiye kubafasha, kuko kuva mwatangira iki kiganiro nakomeje kuzenguruka ndeba Afurika, ahubwo nkabona ko nyuma y'imyaka 60, 70, n'uyu munsi turacyavuga ngo abakoloni batugize ibi n'ibi. Ndetse ukabona n'ibihugu bimwe wenda bitasigaranye ibibazo nk'ibyo twagize mu Rwanda, abakoloni badusigiye by'amacakubiri n'ibindi, ahubwo uyu munsi ukabona barimo baraganayo. Barimo barajyayo rwose. Ingero ni nyinshi, ntabwo zavuba aha ngaha, ntabwo nakwirirwa mvuga ibihugu aha ngaha, wenda twagarukira ku Rwanda. Ariko urabona ibihugu 1, 2, 3 bigenda bigana muri za nzira zo gusenya n'ibyo bari bamaze kugeraho, n'ibyo bagombye kuba barubakiye mu myaka 60, 70. Ibiriya bya environment Dr. Mutesa yavugaga nabyo ntabwo bifata, kubera ko ibindi bihugu byanyuze mu nzira cyangwa se byari bikennye nk'ibyacu nk'uko mwabivugaga, nabyo byari bifite environment yabyo igomba kuba itari inoroshye, ariko byabivuyemo bigera aho byigeze. Ikibazo gikomeye rero mbona ni imyumvire dufite, tugomba guhindura, tukumva ko niba tuvuga igihugu ni icyacu, nta n'undi ufite responsibility yo kuzakemura ibibazo byacyo, ni twebwe. Ikindi cya kabiri, abandi inzira banyuzemo turanayizi. Ubu ngubu
hari byinshi tutagomba guhimba, ariko icyo kintu cyo kwiyumvisha ko ibibazo dufite nitwe tugomba kubikemura, ibihugu tuvuga ni ibyacu, u Rwanda ni urwacu, kandi tukifitemo ubushobozi bwo kuba twaruvanaho turi uyu munsi tukarugeza ahandi aho twifuza. Ngira ngo inzira yo twarayitangiye, wenda ntitwihuta nk'uko bikwiye, ariko ngira ngo tugomba kwiyemeza. Ahari wenda nihagira ibihugu kimwe bibiri bitangira kugana iyo nzira, wenda bizakurura n'ibindi bizi, ariko ikibazo si uko twaremwe, ikibazo si environment tubamo, ahubwo wenda yaba ituma iroroshye ku buryo itatwihutisha gukemura ibibazo. Ikibazo ni twebwe, ni imyumvire, ntabwo tuzakomeza. Muri make ni amayobera turacyashakisha, ntabwo turabyumva. Asante, ariko reka kuvuga ubuyobozi nibyo, abayobozi nyine inshingano bafite ni uguhora bashakisha uko ayo mayobera yagenda asobanuka akagira ikivamo. Ariko dufite ikintu ndaza kubabwiramo sitori zimwe na zimwe, nubwo turi benshi cyane, ariko ngira ngo biraguma hano, wenda ntibizajya bijya hanze. Tuvuge nk'aho u Rwanda, ndatanga urugero rw'igihugu cyacu, aho tuvuye muri iyi myaka 31 ishize, aho twagiye tubaho n'ibintu byinshi. Ubundi intambara zagiye ziba, uko igihugu cyagiye cyubakwa, noneho ugasanga no muri twe twari tuyoboye iyi struggle n'abayirimo bose, n'iki ngira ngo hari aho abantu bagera bakumva batikorera, bafite abandi bakorera. Ndaza kubaha urugero bifatanye, buriya kwiyima kuba wowe no kwigenera ibyo ukwiye kubukora ntabwo ari iby'abakoroni gusa, ahubwo abakoroni bakoresha bamwe muri twe nabo kuba ari bo bayoborera abandi, ibyo kudutegekesha abandi cyangwa ibyanyu kudutegeka zero. Now, ibyo rero ntabwo ari ibintu ukora umunsi umwe ngo ubundi wibagirwe cyangwa bigomba kujya mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, uko dukora ibyo tugomba gukora. Ntabwo ari ibyo kwibagirwa, ntabwo bavuga ngo nari nibagiwe. Naho iyo utagiriye umuntu nabi, iyo nta kosa wakoze, iyo nta icyo ugomba wowe kwishinja, ugomba kuyoboka undi muntu cyangwa gutegekwa n'undi muntu, kibiki. Iyo udafite rero uwo mutima wibaza, your subconscious mind, your mind, iyo udafite kwibaza impamvu ngiye gukora iki, impamvu, inshingano ufite ni iyi ngiyi, iyo utabyibaza rero, abanyafurika cyangwa abanyarwanda banza dufite icyo kibazo, turagifite pe, ku buryo ndetse icyo dushinzwe tukwiye kuba dukora twebwe bigeraho bigasa nk'aho hari undi utegereje wabikora atari wowe. Ariko wategereza, wagira ute, bigufiteho ingaruka byanze bikunze. Niho nahereye mvuga, wenda ingaruka zimwe kuri twe ntabwo
zitubangamiye nk'uko abandi zibabangamiye, ariko mpora nibaza ubwo busumbane bw'abantu twebwe nk'u Rwanda, noneho no hagati yacu rero. Ariko uzi ko aya mateka y'u Rwanda tunyuzemo yacu nabwo ntabwo twigeze twibaza ariko turakorera nde? Urasenya, urica, hanyuma uzabibazwa ninde, ingaruka ibiyande, ariko tukajya gusa ugasa n'uhumirije ugashyira igitambaro ku maso tukagenda. Nabo hari imvugo kera nk'imyaka 40 ngira ngo ishize, hari documentary narebaga ngo nasomye handitse bavuga ngo don't worry about where you are going so long as you are on the way. Murabyumva? Ubu rero natwe we are on the way, but where we are going tuzaba tubimenya. I mean, do you really want us to be like that? Mwumva abantu bakwiye kubaho baryo? Ubu twarihebye kugera aho ushobora kuvuga ngo reka tubeho uko tubayeho, sakindi zawe ibyara ikindi koko. Niyo mpamvu nk'abayobozi cyangwa iyo bitarimo, ugasanga society igiye mu tuntu turi trivial, utuntu ninde uriya ninde yavuze iki yamvuze iki, bikajya muri ibyo, bikajya no mu system, bikajya no mu miyoborere, bikajya aho kujya ku substance. Ishu ikaba yamvuze, yanyifurije nabi, yagize atya, ibintu byose tukabisoma. Reka ndangirize ku kintu kimwe numvaga nacyo ngomba kubabwira, cyari kingambangamiye gato, ariko cyerekana ukuntu pettiness kugira mu mutwe hatekereza, hayoborwa n'utuntu dutoya gusa, birandeba personally. Ariko nge naramenyereye ndi immune ku mijugujugu. Immune mu Kinyarwanda biruta n'iki? Kuba immune, kuba immune, akingiwe kera. Ejo bundi nabonye ibintu bya za social media n'iki, nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko ye uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze. Rero hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera, ngewe ko nanjye
ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza, ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye lightly, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho comment gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni abanyarwanda nk'abandi, bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu, ko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira, avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo nayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya, n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka, hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga. Umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye. Yari yashoye inka, yagiye, agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka, iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye, ndababwira ariko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki, bamwe narababwiraga bakiri batoya, umwe aza kumbwira ngo daddy, ngo ariko ngo those are horror stories. Niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba. So ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi. Okay, so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda, barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo, ntabwo atari ko ntabwo bijyanye numva nshaka kumera. Ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ntabwo ese urashaka gukora iki? Ati yewe, ati ndashaka gukora amafaranga. Ati nindagiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira, ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe, ati tuzabura. So 2 bajya mu gisirikare, ndetse nabanje kubabuza, ndababwira ngo babanze bige, bari barangije degree ya mbere, babwira ngo bakore masters,
hanyuma muzabone baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare ndabemerera kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye so ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga ariko abana b'abandi twose twakuranye twarwanye ku rugamba n'iki namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba agakora icyo ashaka kuba icyo mvuga rero ni uko uwo mukobwa ngo uzagera perezida ntabwo nagira umuntu perezida ntibibaho ntabwo byakunda wenda nawe ntanabishaka ibyo ubwo ni politiki iri aho ikwiye kujya muri puberi gusa nta handi yajya so nagira ngo ngende soza mbabwira ko dukwiye kuba dufite politiki ifite purpose ifite vision ifite commitment ariko n'abantu batubonamo natwe tubonanamo nka kureba nkabonamo ukandeba ukayimbonamo bikareka byo kuba kubeshyana ntaho bigera intambara zindi za buri munsi ndizera ko Nduhungirehe yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya aha n'iby'iki ntabwo wabibanyuriyemo hari icyo utavuze nababwira hari icyo wumva wasize inyuma nabanyuriramo nta by'amasezerano politike yabyo muri rusange niyo abantu bakwiye kumenya n'iby'amasezerano ni ibintu biri aho birimo uburiganya bwinshi n'iki ariko nizere ko wababwiye ko muri ibi byose dukora tuvuga tubana n'abandi turwana n'abandi twaciye umurongo kera uvuga ngo igihungabanya u Rwanda cyo ntabwo twakihanganira u Rwanda ubuzima bwacu ko dushaka kubaho is something we shall live for or die for so there are no two ways about it ibindi reka nzabivuga ubundi muzongere mugire indi nama vuba bidatinze cyane murakoze cyane rero muramuke